Yego ubu ngiye kubereka ndahera ku bantu mufite simukadi za Airtel ndetse na MTN. Ubwo bishatse kuvuga ko uraza kuba ukoresha iyo bita Stack VPN. Ngiye kuba ubu buryo ngiye kubereka nubwo gukoresha Stack VPN nta file ufite. Ngira ngo gusa nyine murantuburiye muraza gutuma ntuzana rimfite kuri simukadi wenda zigenda. Okay, urabibona yuko mfunguye data kuri simukadi ya MTN. Gusa nyine nari mfiteho kuri balance nari mfiteho utubipe bafite kutujyana. Gusa nyine nta kundi. Ku muntu wayi downloadinze urafungura kuri simukadi yawe. Urafungura data kuri simukadi yawe ya MTN cyangwa Airtel. Ubwo urahita winjira muri dashboard imeze gutya ku bantu wayi downloadinze. Yego uragera kuri dashboard imeze itya ariko wowe urasanga hari hano kuri custom settings. Ni gutyo mbese urasanga imeze. Ubwo ukidownloadinga niba uraburi kuri wifi cyangwa ufite megabyte urahita uza ukande ahantu handitse ngo update tweaks. Rimwe kabiri naka kane duturutse hasi update tweaks uhita ugakandaho. Ubwo ifite mega kari updatinga mbese bigaragara nkaho ugiye kuyidevelopa mbese. Noneho ukimara ugakanda urategereza gutya bigende ngiye kuko urabona data zifunguye kuri Mango 4G ntago ubu ngubu byakwemera. Update error occurred. Noneho ku bantu mudafite file urahita ukanda kwa ka kabiri ka custom settings baraguha ibintu byinshi byo guhitamo. Noneho uturutse kuri ira custom settings ubona ira kantu k'icyatsi uramanuka inshuro imwe ubwo tugiye kubara dore kwa katari y'icyatsi munsi yayo 1 2 3. Ubwo urahita ushyira hano kuri all net fast DNS. Ngira ngo murahabona mwese. Ukimara kuhashyira nta kindi ukora ubwo bisaba ko wafunguye megabyte za kuri MTN cyangwa kuri Airtel. Gusa ngenzi ko nakundaga kuzikoresha kuri Airtel kuko nibwo kagendaga. Ubwo utukanda hagati aho ngaho. Ubwo ikanze hagati urategereza irabara ikagenda. Ngiye hano kwereka ari kuri Mango 4G reka mpindure kuri MTN kugira ibyemere. Nyangande. Yego. Reba ushyize kuri MTN. Urategereza ikabanza yagenda. Hanyuma bigera igihe ikagerayo. Igera igihe ikageraho reka mbisubiremo. Reka mbanze existing wenda nsubire gutangira kuko ngiye nakoreshaga ira AM5 ya Mango 4G ntabwo akangaka ndamara imaze iminsi ngakoresha. Ubwo no kujyamo yego Aronet Fast DNS ugakanda hagati ugategereza urategereza uri kubona yuko isiba connected. Ngira ngo ikiba connected urabibona hano nyine kuko uri kubona ni kuri ya simukadi ya MTN kandi megabyte zirakora neza 5 ku kandi. Ngira ngo ngiye nka kuri Facebook ngira ngo urabona message zo kuri WhatsApp zitangiye kuza. Uri kubona izo kuri Bet Power iri kuza. Ngira ngo byose wenda no kuri WhatsApp reka ngiye wenda nse nkwandika muri groupe. Ngira ngo message ndandika muri groupe niyo murahita mubona kandi murabona yuko iragenda yihuta. Karandika ngo hello video yatunganye kanyibahe. Ngira ngo urabona yuko SMS ziri guhita zigenda kandi nkoresheje Stack VPN. Umuntu bitaraza gupfa gukunda hano nabwe ni kuri simukadi ya MTN cyangwa ya Airtel uwo bitaraza gukunda anyandikire inbox mufashe. Murakoze cyane.